Ya murakoze mwese mugiye kurikirana ino video tugiye gushiraho ubu ngubu. Turashaka tuvugiye ku bintu bimwe na bimwe kandi byiza. Ku bantu batuye muri Amerika cyangwa abanyamerika. Harashize igihe turi kuvuga ku bintu bijyana deportation, abantu bagagira ibitekerezo byinshi cyane baka nkaho bagiye guhungabanaho gatoya, ariko ubu ngubu tugiye kureba uko twavuga ku bintu byiza ku bantu batuye muri Amerika nkuko twabivuze. Cyane cyane turi no mu minsi mikuru, kwitegura iminsi mikuru ni ngombwa ko abantu bajya muri mood imeze neza yo kumva ibintu bishobora kubafasha, ibintu biryohera amatwi yabo. Usibye ko nyine kubivuga gutyo ntabwo bisobanura ko n'ibintu bibi bidahari. Deportation irahari, ntabwo bikuye deportation, ariko ndashaka mbasobanurire gake kubijyanye na icyo bita itegeko uko rimeze, itegeko rya 10, icyo bita ngo 10th amendment. Icyo iyi amendment ivuga ni iki? Ndashaka mu bikurikirana neza, kandi umara kumva ino video ndabizi neza uko iri bukumere neza, ushobora no kumenyesha n'abandi kugira ngo nabo bashobore kumva ano magambo ashobora kububakaho gatoya wenda cyangwa cyane. Reka turebe iyo bita ngo 10th amendment. Iyi 10th amendment hano baravuga ngo 10th amendment ukuvuga independent states. Amendment ya 10 ivuga ngo ni independent states. Abantu benshi bamenyereye icyo bita amendment, 4th amendment. Nako sabirabura benshi, abantu bacu benshi, ko abantu bacu benshi ntago bazi 4th amendment. Ako bishobotse umuntu ayibasobanura, nako nashaka mbabwire kuri 10th amendment ku buryo ishobora kugufasha nawe umuntu umwimukira ufite ikibazo, ufite ikibazo cyuko bashobora kugutahisha cyangwa bashobora kugucyura ku ngufu, ushobora kureba ino 10th amendment ishobora kugufasha. Icyo bavuga rero ngo independent state, nuko nguko babona. Niba bavuze independent state biba bisobanura iki? Ni ukuvuga state ifite uburenganzira bwo guprotectinga, bwo kurinda abantu bayo batarebye kuri status yawe, regardless of your status, batarebye kuri status yawe. Waba uri impunzi, refugee, waba uri asylee, shaka ubuhungiro busanzwe, waba uri DACA, babandi baza bagakurira no baraje mu buryo butemewe n'amategeko, waba uri illegal immigrant. Nubwo state iyi 10th amendment iha uburenganzira state kugira ngo ishobore guprotectinga abantu bayo. Ikintu cya kabiri hanga nshaka kuvuga nicyo bita ngo ni second line of defense. Second line of defense iracyari muri no 10th amendment. Nubwo umurongo wa kabiri kuri no amendment iravuga iki? Bavuga kuri court system cyangwa uburyo bw'ubucamanza, niba twavuga gutyo. Ni ukuvuga state ifite uburenganzira bwo guhagarika igikorwa icyo ari cyo cyose, cyaba igikorwa cya federal. Abatazi federal na state biratandukanye. Ni ukuvuga federal ni ibintu bireba igihugu cyose, state ikaba amategeko ya state yonyine. Ibintu bireba igihugu cyose dushobora kuba nk'urugero nka food stamp ikunze kuba iya state niyo ivuga ngo uno muntu tuzamugenera amafaranga ya naya. Medicaid ikunze kuba iya state, bashobora kuvuga ngo ino state Medicaid izakugenera amafaranga ya naya yo kwivuza, ni state ibyo ngibyo. Immigration ntabwo ari state, immigration ni federal. IRS, icyo bita IRS cyangwa icyo bita Internal Revenue Services, ntabwo ari ya state, ni ya federal. Ni ukuvuga ari amategeko ya federal hakaba n'amategeko ya state. Ndashaka ko mubisobanukirwa neza ahangaha ko niba tuvuga kuri 10th amendment, ni amendment ishobora guprotecting umuntu, ariko si ukuvuga ngo uri buhitemo. Ntabwo uvuga ngo okay amendment ngiye mpisemo ko state ingi imfasha. Hoya, ni state igomba kukurwanirira. Niyo mpamvu muri video zanjye z'ubushize nagiye mvuga ngo imigi y'ubuhungiro cyangwa state z'ubuhungiro, aho abantu bashobora guhungira kandi mukahaba neza ku buryo nta muntu wabakoraho. Hakaba n'andi ma state atari ama state y'ubuhungiro, wahagera bonye bakagufata bakagutanga. Urumva aho ngaho
mugomba kumenya neza ino 10th amendment iha uburenganzira state bwo kugira ngo icunge abantu babo neza babagumane. Impamvu ushaka kubabwira ibi ngibi ni ukugira ngo mumenye uko iryo tegeko rihari. Ntabwo wapfa kubimenya udafite umuloya cyangwa utari umuloya cyangwa utazi ibintu by'amategeko. Ni ngombwa ko ugomba kumenya ibintu by'amategeko kugira ngo ushobore kumenya uko ino amendment ikora. Ngira ngo hanga turabyumvise neza ku ruhande rumwe aho ngaho. Ku ruhande rwa kabiri nuko ino amendment ifasha state nayo. Nukuvuga state iramutse iprotectinza abantu bayo neza, birabafasha ku bintu by'ubukungu gutera imbere. Ashobora kuba nk'urugero nk'ubu ngubu muri New Jersey bafite ubwoba kubera rino tegeko rya Trump ryo gusubiza abantu mu bihugu byabo. Bafite ubwoba yuko bashobora gutakaza amafaranga angana n'amadolari 1 billion 1.3 billion. Urumva bafite ni state iyo ngiyo, ni umutungo wa state, ntabwo ari umutungo wa federal. Nuko federal irazana itegeko ngo dukore deportation, dufata abantu tubakure muri New Jersey bose aba illegal immigrant, uko hariho aba illegal immigrant bafite risk yo gucyurwa ku ngufu muri New Jersey bagera ku 470. None New Jersey yo yabibuza abo bantu. Niba New Jersey ibuza abo bantu, umutungo cyangwa ekonomi ya New Jersey ihita ko ihomba billion 1.3 y'amadolari. Federal nukuvuga icyo nashatse kuvuga niki, federal izanye itegeko ikubise kuri New Jersey, iri kubise kuri New Jersey gutyo New Jersey hise ko ihomba billion 1.3. State igiye nako federal igiye gukora ibindi ahandi, ariko hagati aho ngaho uko gutakaza amafaranga ntacyo babwiye. Urumva ni ikibazo aho ngaho iyo state igize. State izahita kukena, none ni state ishaka gukena. Niyo mpamvu rero state nyinshi cyane bazakomeza rino tegeko rya amendment ya 10 yo protecting abantu babo regardless of their status. No kuvuga batitaye kuri state bafite. Urumva ugize amarigo ukagira state nk'iyo ngiyo ishobora kukurwaniraho gutyo, byaba ari byiza cyane. Icyo nshaka kubabwira nuko imwe muri ama state ishobora kurwanira abantu bayo. Ntutekereze Texas habe na gatoya. Ntuye muri Texas kandi nifuza ko abantu baza ngo bansange muri Texas, ni byiza cyane. Ariko mu bantu bari hanga mu buryo butemewe n'amategeko, ntutekereze ko state ya Texas izubahiriza amendment ya 10. Ntago bibaho. Gahunda Texas ifite ubu ngubu no gufata yabanje gufata abantu illegal immigrant, ibapakira mu mabase. Ngira ngo mwabyumvise muri video zanjye, ibapakira mu mabase ibajyana muri New York, kuko New York ni sanctuary city cyangwa ni sanctuary state. No kuvuga ni state y'ubuhungiro. Barafata bose bajyana muri New York. Bageze muri New York baba benshi cyane. New York inanirwa kubajera. Bafata New York yongera ifata amabasi yongera kubafata bose irabazana muri Texas ngo paf ibageza muri Texas, ibasubiza muri Texas. None Texas rero gahunda ifite ubu ngubu bavuze itegeko rihari. Ndashaka ko mubyumva neza. Itegeko muri Texas nuko aba illegal immigrant ntibazongera kujyanwa muri za sanctuary cities, mu migi y'ubuhungiro cyangwa ama state y'ubuhungiro. Nukuvuga abo gahunda bafite nuko bagiye kuzajya bafata aba illegal immigrants cyangwa bakoze ama crime bose, bafate illegal immigrant cyane aho kugira ngo bajyane mu migi y'ubuhungiro, bazajya bagena bafungire muri ICE. Ntago ari ICE ya ni ICE ya detention, aho bafungira abantu binjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Babafungira aho ngaho bategereje uko, nukuvuga ICE detention, bafungira bategereje ko basubiza iwabo. Nukuvuga Texas ntago zongera gufata abantu ngo bajyane ahandi. Oya, bazajya bafata bose babafungira, bafate babajugunye kugeza igihe kizagira bakabafata bakabadipotinga. Urumva aho ngaho ntutekereze uko state izubahiriza iki ngiki bita ngo ni 10th amendment. Ngiye kubasomera 10th amendment mwumve uko imeze. 10th amendment iravuga ngo the power not delegated to the United States
by the Constitution, nor prohibited not prohibited by it to the states. So are reserved to the state respectively or to the people. Anga ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi, ndashaka kuvuga ngo nor prohibited. Ni ukuvuga hano baravuga ngo the power not delegated to the United States by the Constitution. Ni ukuvuga kuri Constitution, ku itegeko nshinga, ntabwo iri tegeko riri kuri United States, kandi ntabwo rigomba kubahirizwa na state iyo ari yo. State ntabwo igomba kuryubahiriza, kandi reserved to state respective or to the people. Icyo bashatse kuvuga hanga wenda kugira ngo dushobore kubyumva neza, bavuga ngo state are independent, they have their own power. Ni ukuvuga bafite uburenganzira bwabo, cyane cyane iri tegeko rijyana n'abantu bari muri iyo state. Ni ukuvuga state ishobora guprotectinga abantu bayo. Ni ukuvuga hanga icyo bashatse kuvuga ngo the United States ntabwo ifite imbaraga, constitution cyangwa itegeko nshinga rya Amerika ntabwo ryahaye igihugu cya Amerika imbaraga zo gutegeka state, ngo state ntiza zo gutegeka state kubijyanye n'abantu bayo. Ntabwo bafite iryo tegeko. Ni ukuvuga state union ishobora gufata ubwo burenganzira. Bisobanura ko uno munsi muri Texas bashobora kwirukana za miliyoni z'abantu binjiye mu buryo butemewe n'amategeko, mu gihe indi state iravuga ngo oya ngenda ndabashaka abo bantu ko twavuza ngo binjiza amafaranga menshi cyane. Nibyo nashatse kubabwira ibyo ngibyo. Ariko ushobora kwibaza ese kubera iki nashatse ko tuganira kuri ino amendment ya 10? Kubera iki nashatse ko tuganira kuri ino amendment ya 10? Impamvu nashatse ko tuganira kuri ino amendment ya 10 ni ukugira ngo umenye sanctuary city icyo zimaze, cyangwa imijyi y'ubuhungiro ikimaze n'imijyi itari y'ubuhungiro ikimaze. Imijyi itari y'ubuhungiro ntabwo yita ku bantu bayo. Imijyi y'ubuhungiro yubahiriza 10th amendment iprotectinga abantu bayo. Kugira ngo ibi byose bishobora kubisobanukirwa neza, nuko ugomba kuba uzi ibintu by'amategeko, cyangwa usobanukiwe n'iri tegeko, cyangwa se ufite umuvandimwe ukuyobora mu nzira nziza kugira ngo ushobore gukora ibi ngibi. Nashaka kubwira abantu bose abari muri detention, abafunzwe baje mu buryo butemewe n'amategeko, abantu bafite baje mu buryo bw'amategeko ko ntibafunzwe bararekuwe bategereje uko bakora asylum yabo niyo batarayikora. Ndashaka kubwira abantu bose asylum seekers bakiri gushaka asylum bataragira icyo, uko mugomba kubigenza. Icyambere na mbere nuko mugomba kwita kuri iki kibazo, kandi murebe umuntu wabafasha kugira ngo abayobore mu nzira imeze neza, kuko information nyinshi zirahari zo kugira ngo zibafashe kugira ngo batabatahisha cyangwa mutagira ikibazo uko cyaba kimeze kose gikomeye cyane. Information zirahari ariko ntazo muzi. Please mugerageze mwegera abantu bazi amategeko, bazi ibintu neza. Bibaye ngombwa nabishize muri video yanjye y'ubushize, nabwiye ngo mugomba gushaka umuloya. Niba ufite ikibazo ushobora kureba kuri email nashize aho ngaho. Nashize email yanjye ariyo Yesu Immigration Solutions LLC@gmail.com, cyangwa wandike kuri comment nguhe nani. Ariko icyo nshaka kubabwira nuko mureba abantu babayobora mu nzira imeze neza, utavuga ngo ndicara aho ngaho gusa nkora ibintu byanjye nyine gutyo nta muntu bifashamo. Wenda ubuze umuntu ubigufashamo wabikora wenyine, ariko ufite risk nyinshi cyane. Hari n'abantu benshi ntabwo twabyirengagiza muri iki gihugu batazi amategeko y'iki gihugu. Bari muri iki gihugu gusa bakora 24 hours cyangwa amasaha yose baba bari busy mu kazi kabo binjiza amafaranga. No kuvuga ibiri kuba muri no minsi ntago babizi. Ibintu byose pressure ihari, abantu ko bahangayitse bari guta umutwe cyane kubera ikibazo cya deportation. Abantu benshi ntabyo bazi, ariko nashatse kubwira uno munsi kubijyanye na amendment ya 10. Ugira ngo ni ibyo nyine mfite kubwira, ngiye kubwira ku kindi kintu. Ndashaka kubwira ku bantu ba applyinga niba muzi form bitangwa ni I-900. I-900 ni form. I-900 ni form
iguhindurira nani ushaka gukora application ya green card. Impamvu ushaka kubwira ku bijyana na green card kuri no form ya I-90 nuko ushobora gukoresha I-90 iyo green card yawe yatakaye, iyo green card yawe expired, cyangwa iyo green card yawe yibwe, ibintu nk'ibyo ushobora gukora application ya I-9 cyangwa I-90. None twese tuzi uko ahanini hari ukuntu za green card zitinda kuza. Iyo green card itinda kuza, mbere hari ukuntu bavuga ngo ni extension, 24 month extension. Ubu ngubu good news ngiye kubaha, inkuru ziza ngiye kubaha, ubu ngubu ntabwo kiri 24, igiye kuba 36, iminsi amezi 36 ya extension. Niyo mvuze extension biba bivuze gute? Extension ni ukuvuga iyo green card yawe yashize uka-applyinga green card yindi, aho ugomba kuya-applyinga mbere yo kwishira. Cyagiye kirekire utegereza kugira ngo ushobore kubona green card yawe, baguha igipapuro kiri temporary, igipapuro kiba kimeze nka green card. Nako ntabwo ni igipapuro gisanzwe ariko kiriho cash. Icyo gipapuro kigira agaciro cy'iminsi cy'amezi 28 niko byari bimeze mbere, ariko ubu ngubu byabaye amezi 36. Urumva n'imyaka 3 iyo ngiyo. Bisobanura iki ibyo ngibyo? Iyo bisobanura ko ushobora kugenda, niba ushaka kujya muri Afrika cyangwa ahandi hose, ushobora kugenda ufite icyo gipapuro cyonyine ukagitwara udafite green card. Kandi aho uciye hose bahita ko bareba icyo gipapuro akavuga kino gipapuro ni green card, imeze nka green card. Icyo ugomba gukora ni iki? Fata travel document yawe, ugende bateremo kashe kuko bisanzwe, ufata urugendo, nta kibazo gihari. Kuko ufite 36 month extension, ari imyaka 3 ya extension. Urumva atari inkuru nziza siyo ngiyo? Ni ibintu byiza cyane. Nukuvuga uko bigenza, ufata travel document yawe, ugafata ya card yawe expired. Hani ushobora gufata ya card yawe expired yashize ukayitwara nayo. Ushobora gutwara niyo receipt cyangwa icyo gipapuro twavuze bateyeho kashe, ariyo isimbura green card ko ntayiraza. Hanyuma ugafata urugendo ukagenda kandi ukagaruka amahoro nta kibazo. Nuko ibyo nibyo nashatse kubabwira cyane. Ikindi nashatse kubabwira, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu nashatse kubabwira ni ku bijyanye na n'icyo bita EAD. EAD ni ukuvuga Employment Authorization Documents. Employment Authorization Document card ni ukuvuga ya card ikwemera gukora muri Amerika. Iyo card ugomba kuba uyifite igihe igihe ubona ko igiye gushira, ni ngombwa ko uba ku gihe, on time. Ni ukuvuga ugomba kumenya uko iramutse ishize ushobora kugira ikibazo, ugomba gukora renew y'iyo card. Icya kabiri nako cya gatatu cya kane, ubwo ngubu nashaka kubwira ku bijyana na advance parole. Ntabwo ari mwe bireba abantu bagiye hanze bagatinda hanze. Hari icyo bita advance parole, ni ukuvuga warengeje igihe cyawe cyo kuza muri Amerika ushaka kongera kugaruka. Ubigenza gute? Ugomba kureba uko ubigenza vuba. Niba ari kujya kuri ambasade, ugomba kubifite iyo parole, ugomba gukurikirana amategeko y'iki gihugu neza kugira ngo utaza kugira ikibazo. Nuko rero twari turi kuvuga ku bijyanye na itegeko rya 10 ariyo 10th amendment, ariyo bita independent state, kandi ngira ngo twabivise neza. Ngira ngo ikindi abantu bagomba kumenya ni 4th amendment. Usibi ko umuntu atayivugaho cyane, ariko 4th amendment mugomba kwimenya. Abayizi cyane n'aba black, abirabura, abazungu, abantu basanzwe batuye hanga basobanukiwe n'ibintu bazi 4th amendment. Polisi yaguhagaritse mu muhanda, aho ngaho iyo baguhagaritse bakavuga baragufungira iki? Hari ikosa wakoze, nubwo wakoze ikosa, hari icyo bita ngo 4th amendment. Ikisobanura ni iki? Ndashaka mbisome kwanza hangaha. Baravuga ngo people have the right to be secure in their person, house or property. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga nubwo baguhagarika, ugomba kuma mu modoka, ugomba kuba secure mu modoka yawe. Nuko niyo mpamvu usanga hani polisi iyo zije bakabwira ngo ngo ndaguhagaritse. Impamvu nguhagaritse
nuko wari ku muvuduko mwinshi cyane. Kubera iki babikubwira gutyo ngo ese uzi impamvu yatumye nguhagarika? Nuko wari ku muvuduko. Agomba kusobanura ibintu byose neza. Ntabwo ari kuza ngo va modoka ufite amakosa ndagufunga. Nakoze amakosa ki? Fourth Amendment ni kwivuga ni ikosa ki nakoze murafungira iki? Cyangwa ngo tugiye gusaka imodoka yawe. Baravuga ngo warrant cannot issue without probable cause support by oath or affirmation. No kuvuga hanga icyo bashaka kuvuga, ntago bashaka kuguhagarika, ntago bashaka gucekinga inzu yawe. Iyo umuntu ashaka gucekinga inzu yawe, polisi ishaka gucekinga inzu yawe, ugomba ko ese ufite warrant yo kugira ngo ucekinge inzu yanjye. Zana igipapuro kigaragaza uko wemerewe gucekinga inzu yanjye. Niba ushaka kureba mu modoka yanjye, zana igipapuro kigaragaza uko wemerewe gucekinga imodoka yanjye. Impamvu y'ibyo ngibyo nuko iyo wemereye polisi kugira ngo acekinge imodoka yawe, ugenda gutya kubera bamwe baba bafite ubugome. Si bose, ariko bamwe na bamwe bafite ibintu by'ubugome. Ushobora gutekereza ari gucekinga imodoka yawe, kumbe ari gushiramo ibintu bibi, hanyuma yasohoka mu kanya gato agasohoka ngo ntubona ibi ni urumogi, ibi ni ibiki, agakuretinga kese itari ihari, kandi ukabona ugize ikibazo. Ni ukuvuga icyo ukora nicyo nta burenganzira ufite. Nta burenganzira ufite bwo kureba bwo gucekinga imodoka yanjye. Urumva uko niko bikunze kuba bimeze. Baravuga ngo warrant must particularly describe the place to be searched and the people or thing to be seized. Ni ukuvuga iyo warrant igomba kuba imeze gute? Iyo baguhagaritse ngo nishaka kureba, bagomba kubanza iyo warrant igomba kuba ifite izina ry'umuntu bagiye gucekinga, ikintu bagiye gucekinga, niba ari imodoka bagiye gucekinga igomba kuba ifite amazina yawe, igomba kuba ifite imodoka bagiye gucekinga, n'ibintu bashaka mu modoka bigomba kuba biri muri iyo warrant. Bitabaye muri iyo warrant turabwira ngo Fourth Amendment yangira protectinga, nta muntu wemere kunkoraho. Please, niba mugiye kumfunga, mumenye ko mugiye kumfunga mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ngomba gushaka umuloya wanjye ugomba kumpagararira kuri iki kibazo. Uko niko bimeze. Niyo mpamvu usanga abantu benshi cyane Fourth Amendment. Abantu benshi bazi Fourth Amendment ya kane, itegeko rya kane. Abantu barizi ko n'itegeko rirengera abantu, namwe muzarimenye. Ariko ndivuzeho gake ubu ngubu, nzarivugaho mu buryo burambuye neza kugira ngo mubyumve. Icyo naringamije ntabwo ari Fourth Amendment, hoya. Icyo naringamije ni 10th Amendment, iyo bavuga ngo independent states. Icyo naringamije no kubasobanura kuri second line of defense, cyangwa uburyo kote ishobora nako ubucamanza bushobora kugufasha mu bintu, haba mu bintu bya immigration kugira ngo udasubirayo, batagusubizaho ku ngufu. Hanyuma no kubasomera iryo tegeko rya 10. Murakoze cyane, Imana ikomeze ubafashe, turi kumwe. Okay, bye. Icyo nanibagiye nuko ugize comment yandike aho ngaho. Ugize igitekerezo icyo ari cyo cyose gishiremwe aho ngaho, tuzagusubiza. Sinabura no gushimira n'abantu bamwe nabo batangiye kwandika bafite ibibazo, kuko ibisubizo byabo bigiye kuboneka. Turabasubiza uko tubishoboye, kandi nibigorana turareba izindi nzego zabafasha kugira ngo ibibazo byabo bikemuke. Murakoze cyane, turi kumwe. Okay.